Yes, hanyuma rero bibaye ngombwa ko tugaruka muri studio ikitaraganya, birumvikana iyo ibintu bigenze gutya, tuba tuje twihuta, hari amakuru mashya nyine tubonye turavuga tuti reka rwose tuyageze kuba dukurikiye cyangwa se tuyabazanire. Namakuru n'ubundi yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu yihutirwa, aho tugiye kugaruka mu bice bigera kuri 2 cyangwa se muri territoire zigera kuri 2, ariko nanone tukaza no gusimbukira hano muri Kivu y'Amajyepfo. Tugiye kugaruka hano muri Rucuro rero, imirwano ikaze yongeye kurara ibaye. Imirwano yabaye rwose yabaye hano muri ibi axe n'ubundi munsi gato ya Zarubaya, hakaba rero hongeye kurara habaye imirwano ikomeye cyane, nk'uko rero imbone zacu cyangwa se abanyamakuru bacu ba Eugene Official bari muri ibyo bice rwose bayatugejejeho nonaha muri iki gitondo. Ndetse iyi mirwano ikaba yasize M23 itakaje kamwe mu duce, ariko nanone kandi iyi mirwano ikaba yakomerekemo abadamu bagera kuri 2 batatu, ndetse banakomeretse bikomeye cyane. Abadamu rero bakomeretse aho bari kuvurirwa ubu ngubu turaje tugende tuhakubwira, ndetse banakomeretse bikomeye cyane. Ibi rero tugiye kugenda tubigarukaho, turebe ese iyi mirwano yongeye kubura cyangwa se yongeye kugaragara hano muri Masisi n'ubundi hano muri iki gice n'ubundi kiri hafi n'ikinombe cya Rubaya bimeze bite. Ibi rero nibyo tugiye kugenda tubagezaho. Imirwano ikaba yabaye muri urukera cyangwa se muri rijoro ryakeye, imirwano yari ikomeye cyane tugiye kugenda tugarukaho. Turagaruka nanone muri Rucuro naho ku munsi w'ejo uwitwa Colonel Eko ngo yitwa ngo ni Eko ngo ni Eko Chari, bamwita Eko Chari rwose ejo yakoze akantu kadasanzwe. Sinzi niba ndibuze no kuvana amazina ye rwose, ariko byaba byiza nkomeje gukoresha ikoro sayini. Bamwita Eko Chari ejo yaguhondagura ikintu bita umu FDLR, aramugukubitira arangije aramucaginga, icyo bita kumucaginga cyangwa se kumwaka ibikoresho, yaba imbunda zo mu bwoko bwa machine gun yatwaye, donc imbunda zose z'imisada zose yakozeho. Ariko ikintu gitangaje yakumanukane n'ikitwa imbohe z'intambara cyangwa se bimwe dukunda kwita ngo ni matekwa, nabyo yabimanukanye. Muri iki kiganiro rwose turaje tugende tubigarukaho, tubabwire uko ibintu byifashe gatanu kuri kagenzi kako, byose ntibimuze gucikwa biri muri iki kiganiro cyacu. Indi nkuru ya gatatu, ku itariki 4 birumvikana hari ku munsi wo kwa 4, hari ibyo cyangwa se hari amakuru mashya twamenye mutigeze mumenya cyangwa se atarigeze atangazwa n'ibinyamakuru ibyo ari byo byose. Ni byabaye hano rero mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Turaje tubabwire FDLR baramanuka rwose mu masaha ya mu gitondo hakiri kare cyane, baramanuka bagera ahantu bita Muja. Aba FDLR bageze ahangaha byagenze bite, bari bangahe, ubundi bari bazanwe n'iki, byabagendekeye bite, byose turabifite muri iki kiganiro cyacu hano kuri Eugene Official. Bakunze Eugene Official, nyaboneka ntimuze gucikwa. Ikindi turagarukaho rero sasa, ndimo ndabona ku marezo sosiyo umuriro watangiye kwaka, hanyuma ku binyamakuru bimwe rwose bibogamiye kuri Kinshasa, ndetse n'ibinyamakuru bibogamiye mu by'ukuri kuri AFSM 23, urugamba rwose rwo kuri rezo sosiyo rwose rwatangiye kugenda rwanzika. Bamwe bati M23 natwirwaneho ntago bari kumvikana. Mbonye kimwe mu binyamakuru byandika hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byo biragaragaza ko ku munsi w'ejo ngo habayeho gukozanyaho kwa M23 ndetse natwirwaneho. Ese byagenze bite? Niki amakuru tubazaniye aravuga iki? Byose muri iki kiganiro nyaboneka ntuze gucikwa. Tugiye kugira gute? Tugiye kubikuvira imuzi ni muzingo. Niba ukunda ibiganiro bya Eugene Official, handira kuri like. Niba utabikunda ubyihorere rwose. Hanyuma ababikoze turabashimiye cyane, murakoze cyane kugira uruhare muri iki kiganiro. Mbere yuko tumanuka amakuru yacu mu buryo burambuye, reka tubanze dutumikire abadutumye, ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, bakunze Jean Official ni munyemere duhere kuri uyu muripuko wa hano muri teritwari ya Rucuro. Reka duhere rwose hano muri teritwari ya Rucuro. Ni inkuru rwose ikomeye cyane irimo kugenda itugeraho y'ibyabaye rero ku munsi w'ejo. Urugamba rukomeye cyane rwongeye kumvikana muri biriya bice. Urugamba rwari rurimo ubujyange bwishi cyane, amayeri menshi cyane, rwatumye nyine mu by'ukuri uwitwa Colonel Eko ngo yitwa Eko Chari akora ibintu bidasanzwe kuko yaje kwakura icyitwa amatekwa, ahakura ibikoresho byinshi nkuko amakuru ari kutugeraho. N'imirwano yabaye hano rero muri Rucuro ikaba yarabaye ahantu bita ngo ni Nyabanira. Nyabanira rero, Nyabanira ni muri teritwari ya Rucuro, akaba ari muri groupement ya Binza. Niho ahantu habereye imirwano ikomeye cyane. Abantu rwose mudukurikiye muvuka hano za Binza, abantu mudukurikiye muhatuye ndabizi rwose mudukurikiye, turabasuhuje cyane. Iyi mirwano rero ikaba yarabaye ubwo uyu mugabo yamaze kumenya ko FDLR bari bafite gahunda yo donc yo kumanuka ngo bakava muri ibyo bice bakerekeza he, bakaza begera hano nyine muri parike ya Virunga. Hanyuma noneho sasa agutegera ikintu bita ambiscade. Iyi ambiscade rero ikaba yaguyemo aba FDLR bagera kuri 18. Urumva ko uyu mubare ni munini cyane kuri FDLR mu by'ukuri kugira ngo bahagwe, nuko urugamba ruba rukomeye cyangwa se urugamba ruba ari imberenge donc rwashiditse. Amakuru aravuga ko nyuma yo gupfa k'uyu mu FDLR mu by'ukuri kubona intambara yagwema aba FDLR, umubare w'aba FDLR bagera kuri 18. Muzajya babona ko urwo rugamba rwa Ramagasa rwa urugamba rw'imberenge rwa rundi nyine tujya tubabwira ngo ruba rukomeye. Kugira ngo wumve ko rwari rukomeye nuko uyu mugabo bita ngo ni Eko Chari, Colonel Eko Chari. Sonda amazina buri y'umuntu avuze gutyo nta byamenyekanye kubwo ari Colonel Christophe. Yes, yakugenda arabagucundagurira. Arangije ngo yahafashe imbunda zo mu bwoko bwa machine gun ngo tayari nyuma yo gukubitwa tukababwira bamaze ko bagenda. Ariko dimbere kwenda tujya no mu bindi byinshi tukiri muri abapfuye ndetse n'abafashwe, reka manze mbabwire ko hafashwe umwe mu bakoroneri b'umutwe wa Semusi nawe yafatiwe muri abo ba FDLR cyangwa se muri iyi ntambara. Yahafatiwe nyuma yuko aba FDLR 18 bahaguye. Yafashe matekwa y'umukoroneri wa Semusi, nawe amazina turaza kugenda tuyababwira. Ariko none nuza kureba ibyo bacaginze cyangwa se ibyo batse uyu mwanzi bari bahanganye, ndavuga FDLR, nkuko amakuru yizewe aturuka n'ubundi zandani abivuga, bahafashe izitwa machine gun zigera kuri 2 nziza rwose zari zimeze neza cyane. Barangije bahafata iyitwa RPG cyangwa se RPG zigera nazo kuri 2. Barangije bahafata izitwa Kalashnikov cyangwa se AK47 byita uko ushaka zigera ku 10. Urumva ko ibijyanye n'ibikoresho hari ahantu mu by'ukuri byafashwe ni byinshi cyane. Bafashe machine gun 2, RPG 2, AK47 cyangwa se Kalashnikov zigera kuri ingahe ku 10. Urumva ko uru rugamba uyu mugabo yarukuyemo icyitwa umunyago.
ndetse rwose ahakora n'ibikoresho byinshi cyane. Usibye kuba yafashe izi ntwaro, avuga ko haravugwa ko ngo hafashwe n'amakompora mu by'ukuri ngo ya RPG agera kuri 20. Aya ni menshi cyane mu by'ukuri, ndetse ngo hafatwa n'amabogisi agera ku 10 arashishwa n'izi mbunda za machine gun. Abagabo bari biteguye rwose, bafite igikoresho twavuga ko minisiyo bari bayirina, bari bayifite rwose, ibibazo byari bike. Nguko rero uko urugamba rwagenze ku munsi w'ejo, urugamba rwabaye hano mu by'ukuri. Uyu mugabo akaba yagerageje kugira ate, akaba yagerageje kurwitwaramo kigabo, kuko urumva na ahantu yakuye icyo bita umunyago, ndetse rwose ahakura n'ibikoresho bigomba kugenda bibafasha gukomeza kwa advancinga cyangwa se gukomeza guhiga uwo bahanganye. Tuva rero sasa twigarukire muri za Masisi. Nge ndimo ndakubita mbangura kuko dufite amakuru menshi cyane kandi tugomba kubagezaho, tukaza gukomeza nyuma. Muri Masisi naho habaye imirwano ikomeye cyane. Wazalendo bongeye kugerageza kwataka M23. Nkuko amakuru ari kutugeraho, aya ni amakuru turi gukesha imbone zacu ziri muri biriya bice. Nkuko amakuru ari kutugeraho, iyi mirwano ikaba yabere mu gace bita ngo ni Nkokwe. Aka gace ka Nkokwe rero na gace n'ubundi twavuga ngo aka gace ka Nkokwe na gace gatuwe n'abaturage, ariko kakaba kari mu maboko ya M23. Ariko noneho amakuru atugeraho aravuga ko Wazalendo ngo babanje kurasamo amabombe menshi cyane hano muri centre ya Nkokwe, ndetse ngo haza gukomerekamo abadamu bagera kuri 2 bahise bihutishirizwa ku bitaro by'ahantu bita ngo Ikibabi. Ubu bakaba ari kwitabwaho byo ku rwego rwo hejuru. M23 rero ibonye ko hano hantu niramuka ishizemo cyangwa se ishiditse ikarwana biri seriye, kuko Wazalendo bari baje bakoze nka surprise cyangwa se bayitunguye, yavuze ati niturwanira aha hantu bari peredi ntago ziri buze korohera abaturage, kandi murabizi ko icyambere cyabo ari ukurinda abaturage. Tayari bahise bakora igitwaro pre strategique, barangije bava muri iyi centre ya Nkokwe. Hanyuma Wazalendo sukwigeramo bahita bagira gute, bayikaba kugeza amaginga baracyayikabye. Ariko ubu ntekereza ko nabo uramutse ubegereye, imitima ntabwo iri mu gitereko, bategereje umwanzuro M23 iri buze gufata. Niba iri buze kureka isabato ikarangira, niba iri bubafatiranye n'isabato ntize kureba ku by'isabato ikabakubita icyitwa contre attaque, sinzi uko bimeze. Ariko icyo nakubwira cyo ubu tuvugana Nkokwe, hano muri Nkokwe centre hakaba rero harimo mu by'ukuri Wazalendo. Gusa M23 ntabwo bagiye kure cyane ya Nkokwe, kuko bavuga ko bari hano Wazalendo zirimo hano hasi muri Nkokwe, ariko hejuru mu musozi, mu mishozozi ya za Nkokwe, intare za Sarambwe zikaba ariho zageze gute, zikambitse ubu niho ziri. Ubwo Wazalendo bwo wanasanga bafite gahunda yo kugira uteye kwataka M23 hejuru muri iyo misozi, niba nyine batagira ubwoba. Iyi Nkokwe rero barakubwira ko mu by'ukuri Nkokwe n'ahantu iteganye n'ahantu bita ngo ni Cyugi, ndetse n'ahitwa ngo ni Kahwere. Ariko no Kahwere bakavuga ko irimo umusozi uri strategique. Uyu musozi uri strategique uri Kahwere ucunga ibice byinshi cyangwa se niwo ugenzura ahantu hanini cyane, harimo hitwa ngo ni za Nyagisenyi, ahitwa za Runigi, ahangaha za Nkokwe. Donc iyo ufite uyu musozi uri strategique uri ahantu bita ngo ni Kahwere, aha hose uba urimo kugenda uhagenzuza amaso, cyangwa se ufite imbunda idasanzwe, ahangaha rwose urayikoresha bakakumva rwose ubarasira hejuru mu mutwe cyangwa se mu gihorihori. So rero ahangaha uyu musozi uri strategique wo kugeza amaginga ya uracyagenzurwa na M23. Hanyuma andi makuru rero akavuga ko kuri iyi nkuru mu by'ukuri na ahantu nyine rumva hari birateganye. Iyi Nkokwe iteganye na Cyugi, iteganye na Kahwere, ndetse na za Nyakigano, Runigi n'utundi duce. Ubu twose abaturage bari hariya bategereje icyo M23 iri buze gukora. Ariko ikigaragara cyo hariya hantu izi Wazalendo ntago zirashyirwa, ziracyakeneye kugira ute, ziracyakeneye kubona icyitwa isomo cyangwa se kumva isomo ry'intambara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Urona urugamba navango rwabaye, ndetse ruba mu masaha y'ijoro. Abaturage benshi bamwe batangiye guhunga, hari abari guhunga berekeza hano muri za Rubaya. Hano hantu iyo intambara ibaye ukuntu bigenda, uko bisigaye bihagaze, tuvuge niba hari umuturage uri hano muri hano nyine muri bice bya za Kibabi, uri muri bino bice bya za Kahwera,
za Nkuku aho hose habaye intambara, ahita azinga ibikapu agafata umuryango bagahunga bakerekeza nko kuri mwene wabo wenda tuvuge uri hano muri Rubaya, bagahungira nyine mu gice cya kure, ariko bafite mwene wabo atavuga ngo bagiye mu nkambi cyangwa gusitaragoringirayo, bakajya muri bene wabo, ibintu byazagenda neza bakongera akajya ute, bakongera bagasubira aho hantu. Meme Seyimu na wawundi nawe iyo aho hantu habaye ibibazo nawe ahungira hahandi. Mu by'ukuri urumva ko ibintu birakomeye, uba bahunga batangiye guhunga. Abandi murabizi abadafite iyo miryango abenshi bajya nko mu gace katarimo intambara wenda nk'hano muri za Rubaya, ariko none bagahita bakambika nko mu mashuri cyangwa se bakajya nko mu nsengero aho hose, ariko bakareba ko mu by'ukuri umutekano wabo ugomba kuba uri secure. Nuko nguko ibintu bihagaze kugeza ubu. Rero nta mirwano iraba, ntabwo ayo 23 irakora revenge cyangwa se ngo nayo yatake nkuko biri kugenda bitugeraho, amakuru ari kugenda tugeraho. Nihagira ikiba rero murabizi ko hano hantu abahungu bacu baryamiye amajanja, baba rwose bacanya maremare, turaza kubibabwira. Aha rero naho mu by'ukuri ni inkuru nziza tubazaniye. Mwari mukeneye kumva, abantu bamukeneye kumenya update z'uko ibintu biramutse byifashe. Murumva ko rwose naho tuba twagize gute, tuba twahasimbukiye kugira ngo tubahe icyo twita zandani. So hanyuma rero reka twikomereze n'indi nkuru sasa. Indi nkuru tugiye kugarukana mu mujyi wa Goma ahitwa Kumoja ku munsi wo kuwa kane hari tariki 4, nkuko amakuru ari kugenda tugeraho. N'ubundi aya makuru akaba ari kutugeraho aturuka hano mu mujyi wa Goma. Biravugwa ko abarwanyi ba FDLR baturutse hano muri parike ya Virunga rwose ku manywa izuba riva, baturuka hano muri parike ya Virunga cyangwa se hano muri Nyiragongo, barangije baza rwose baramanuka baza hano muri hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma ahantu bita Muja. Harabona giye mbona bango ni za Rusayo, niba Rusayo iri muri Muja sinzi, ubwo abantu mubizi muraza kugenda mutubwira. Na amakuru ariko utasanga ni amakuru twe tuba twagiye dukora dushaka amakuru byeruye. Nabonye hari abavuga ngo bari benshi, ngo bari aba FDL bagera kuri 500, ariko twa makuru twamenye cyangwa se ibyo ni ibyavugwaga. Twe twakoze iperereza, urumva iyo twakoze ubucukumbuzi kw'iyo nkuru tuba twikojeje hirya no hino, ndetse no tukagera no mu ntare naho tukareba uko bimeze. Amakuru aravuga ko koko FDL bahageze ku munsi wo kuwa kane hano mu nkengero ya Zagoma, ariko ntabwo iyo effective cyangwa se uwo mubare ari wo wageze hano Igoma. Bavuga ko bari mu kigereranyo mu by'ukuri cy'abasirikare 15 cyangwa se cy'aba FDL bagera kuri 15 ndetse na 20 batarenga. Bakaba baraje mu by'ukuri bafite basa no hari gahunda bafite y'umuntu bari bashaka kuba bahura nawe, ndetse iyo gahunda ikaba yarabaye success bagahura kuko bahise basubirayo. Ntabwo ahantu uko muri rezo tubari kugenda ngo hari hegeranye ngo na defense ayo 23 ngo yarababonye rabareka. Ntabwo ariko bimeze, kuko M23 ngo yamenya amakuru ko bamaze kuhagera, niko kuzamura bamakasike nyine biritegura bataba ngabo banza bashize ubwoba bashatse kuza guhungabanya umutekano w'abaturage, ngo barangije mu by'ukuri ngo bafata ibikoresho barikwiza muri bwa buryo bwabo, barangije barazamuka ngo bajye kuguhangana n'iyi FDLR. Ariko nyine finally iyi FDLR ku butasi bwayo nayo ifite iza kumenya ko intare za Sarambwe zimanukiye cyangwa se zizamutse zigiye kugira ute bagiye kubonana. Aba ba FDLR ubwo urumva n'ubutumwa bwari bubazanye, niba hari no bari bagomba guhura barabonanye baraganiriye nabo ngo bahise bafunyamo baragenda. Niyo mpamvu iyi nkuru mutigeze muyumva, ndabizi ko abenshi mumenye inkuru nk'izi iyo isasu hari ya ryavuze cyangwa se ryaririmbye nibwo mumenya nyine ko hari ya mu nkengero za Goma umuriro watse. Ariko inkuru y'ukuri cyangwa se inkuru twababwira nuko FDLR hari yabarahageze ahantu bita Muja. Na makuru kandi rwose yizewe mugomba kwakira atariho ivumbi. Murabizi ko twe rwose kuduca ukubiri cyane no kuvuga inkuru mu by'ukuri zibihuha. Nk'ubu iyi nkuru nagomba kwibagezaho mu gitondo, ariko byansabye kubanza kwitonda kugira ngo nyicukumbure. Ntaza kuba nanagenda nkaba navuga byinshi n'ibitari byo, wenda nari kugendera ko ngo bari 500. Kibaza ukuntu aba FDL bagera muri 500 bagera hano bakabona ubwo bushobozi bwo kugera ahantu nka za Muja ntibatangiza urugamba babona M23 mu by'ukuri itabegereye.
nanone wanareba hano muri iki kirunga cya Nyiragongo ukibaza niba koko haba harimo ba FDL bagera kuri 500, nabyo nyine ubwo bikaba ibindi nacyo ukaba wacanariza cyangwa se wagitekerezaho, ubona ko mbese muri make ibintu biri aha ngaha ntabwo bisanzwe. Gusa ariko M23 igomba kugira ute, irasabwa gukomeza kuba maso ikaryamira amajanja, kuko mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye. Ibintu ntago byoroshye. Hanyuma rero reka twigire sasa mu nkuru za hano muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo rero ubu ngubu amakuru ariho aratubwira iki? Katwumve uyu mutarama. Ibi ni ibintu ngomba kubanza nkajya kureba kugira ngo nze kubicukumbura. Ariko nanone twavuga ko kuri rezo sosiyo hatangiye kuba urugamba rukomeye cyane. Gusa ariko nta makuru umuntu asaba kugenda yitondera. Hari ibinyamakuru byinshi biri kugenda bitangaza ko ASM23 ndetse na twirwana ngo baba rwose batari kumvikana, ntibiri gutangazwa ku marezo sosiyo. Ariyo mpamvu tuba tunagomba kubigarukaho kugira ngo tubabwire amakuru tuhafite. Kugira ngo tubabwire amakuru tuhafite. Tazama yo iravuga rwose iki? None n'ikinyamakuru cyitwa Tazama rwose kimaze isaha kibyanditse. Ariko nyine ibi byose ni bya binyamakuru biba bibogamiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baragaragaza rero ngo uburyo kigo twirwana na M23 ngo batari kumvikana, aho ngo bamwe rwose kugeza ubwongeje ngo bakozanyijeho, ariko nta makuru ayo ntayo rwose, byo ntago mbona bakozanyijeho, kuko twirwanaho izi umumaro bafitanye ntabwo, kandi mu by'ukuri ari abantu bo kujya kubura donc batagomba kwicara niyo haba hari ikibazo ngo bagicoce. Njewe niko mbibona, ariko bakavuga ko ngo ejo habayeho gukozanyaho hagati yabo, aho ngo M23 ngo iri gushaka kureba ukuntu yakwavansa kugira ngo bongere basubirane teritwari ya cyangwa se hano uyu mujyi wa Uvira. Ariko ngo twirwana ngo ikavuga ngo ubushize bagiye muri Uvira, abo mu bwoko bwabo bahura n'akaga gakomeye cyane. Ariyo mpamvu mu by'ukuri twirwana yo idashaka ko bongera kugira ute, bongera kwavansa basubira muri uyu mujyi wa Uvira M23. Birongo bikaba ariyo makimbirane cyangwa se byaba byateye gukozanyaho. Gusa ariko ndimo ndabona n'ibinyamakuru cyane byandikwa binakoreshwa n'ababa hano cyangwa se n'abakomoka hano i Murenge. Harimo ikinyamakuru cyitwa ngo ni Umurage TV, gikorera kuri ndimo ndasura Twitter yabo cyangwa se X yabo. Uyu nawe rero bisa naho cyamaze kugenda kimenya iyi nkuru, uko kiragira kiti kiragira giti ingabo za AFC ziyobowe, ingabo za AFC ubwo nyine ziyobowe ni AFC. Ubwo urumva na twirwanaho iri muri AFC. Ingabo za AFC ziyobowe na Afande General Sematama, handi nabonye ari kumwita ngo ni colonel kugira ngo wumve urwego ibyo bintu biriho. Muri ASV turavuga ko ari generali, ariko wagera ku ruhande rwa Kinshasa bava ni colonel. Ubwita wumva aba babyanditse rwose cyangwa se ibyo binyamakuru, nubwo mbona abagenzi bacu no bari kugenda banabikotinga buri ubwo nyine sinzi ubwo nabo baba bafite ukuntu ari kugenda abona amakuru, kandi buri inkuru yose bigomba kuvuga kuko natwe urumva tubigarutseho. Ariko akavuga ati ingabo za ziyowe na General Sematama Charles zikorera mu misozi miremire muri Ho Plateau, zikomeje ibikorwa byo kurinda abaturage bahatuye. Hanyuma agakomeza agira ati mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru cyangwa se n'umunyamakuru w'Umurage TV Zeruhumuriza, umwe mu basirikare ba ASM23 bafite ipeti rya koloneli, wasabye kutatangazwa amazina ye, yahakanye amakuru avuga ko habaye ugushamirana hagati y'ingabo zikorera muri aka gace
donc ngo nta mirwano igeze ibaho aho ngo muri ibyo bice cyangwa se ahantu nyine izo ngabo zikora muri ako gace. Yagize ati ingabo za AFC zikorera hano zibanye neza kandi zikomeje guhangana n'umwanzi ukomeje kugenda kugaba ibitero cyangwa se kugaba ibitero agamije guhungabanya umutekano no kwica abaturage bacu. Ubwo nabe murenge nyine ubwo nibo yavugaga twirwaho doke bakomeje guhangana n'ibyo bitero by'abo bantu. Nta mwanya dufite wo kurangazwa n'ibyo abantu bavuga. Urumva ubwo ni propagande, kiriya kintu ni propagande. Intego yacu ni ukugarura no gukomeza umutekano w'abaturage bo muri Haut Plateau cyangwa se bo mu misozi miremire. Bityo rero bati twe rwose nta mwanya dufite wo kurangazwa n'ibyo ngibyo. Umurage TV kandi yagiranye ibiganiro n'abaturage batandukanye ndetse n'abahagarariye societe civile muri aka karere. Abo bose batangaje ko umutekano wabo urinzwe kandi ko bishimira kandi ko ngo bishimira uruhare rw'ingabo za AFC. Ariko se kudashiramo akantu ka MV turana ko ngo tukumve yewe umurage we. Arakomeza agira ati iki rero sasa arakomeza ati za AFC zikorera muri territoire ya Minembwe ziyobowe na Afande General Sematama Charles cyangwa se Charles. Ibiro ni byatangajwe mu by'ukuri n'iki kinyamakuru cyitwa ngo ni Umurage. Nabonye rwose kinakorwaho cyane n'abakomoka hano i Murenge. Reka dukora aka kantu kameze gutya duhamagare Magarambe turebe ko turabona Magarambe. Nawe n'umwe mu banyamurenge rwose ariko utangaza bene izi nkuru. Reka turebe ko turi buze kububona Magarambe. Reka turebe ko twabona Magarambe nawe adufashe. Birashoboka kuba yaba afite nayo mahirwe cyangwa se afite yaba yanagiranye ikiganiro wenda na Colonel Rugabo. Twumve wenda ko nawe hari icyo yatubwira kuri iki kintu, kuri ibi bihuha cyangwa se kuri byatangiye kugenda bigaragara. Umva Magarambe rwose nimero ye irimo irasimbuka. Reka twongere tuyigerageze turebe. Hari igihe rwose abantu bafata igihuha nk'iki ngiki urabona. Ndumva noneho iciyemo. Ndumva noneho rwose inkuru iciyemo. Gusa reka tugire amahirwe dufate. Waramutse neza Magarambe Theodigene? Waramutse neza? Mwaramutse. Magara ngo hamagaye ndi mu kiganiro wihangane ndagutungwe sinigeze nkumenyesha ariko ni inkuru mbonye iri gucaracara kuri rezo sosiyo. Ngize ngo wenda nawe waba wabibonye cyangwa se hakaba hari amakuru wabiduhaho. Ko ni mu modoka wa minota veni ndaza kuba navuye mu kiganiro ubwo turaza kubigarukaho ndaza kubikubaza mu kindi kiganiro kiri bukurikireho. So ntabwo bikunze rero turaza kugenda tubigarukaho mu kindi kiganiro cyacu mu yandi masaha ari imbere. Ariko urumva ko hariya ibintu ntabwo byoroshye nyine ni intambara yatangijwe n'ubundi mu by'ukuri ni propaganda ziri gutambutswa n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ariko urumva ko twirwaneho bo byaba ari byatangajwe n'abaturage byaba ari byatangajwe na societe civile hariya muri biriya bice byose biranyomoza ibyo ngibyo. Hanyuma rero mugenzi wacu Vincent nawe nabonye ari umuntu urimo aragenda acukumbura cyane iyi nkuru. Ubwo nawe rwose wenda twizera ko mu kindi kiganiro kiri buze turaza duhe verisiyo cyangwa se amakuru yamaze kumenya kuko nabonye rwose nawe ni mu bamenye iyi nkuru hakiri kare. Ubwo turaza kugenda nyine tureba uko ibintu byifashe. Reka rero tubashimire tuze gusubira mu kanya gato. Uyu munsi ndabaha ibiganiro ivumbi ritumuka amakuru aza ndipura niko gahunda imeze. Ubwo rero mu kanya gato nimutangazwe no kubona ngarutse mu kiganiro mwe mupfa gusubscribinga mukagenda mugaragaza urukundo muri ibi biganiro mubikunda mukora like ibindi mubiduharire. Mwakoze kubana natwe rero muri aka kanya. Nyagasana barinde kandi abane namwe turabakunda cyane. Ciao.